Aha turi ni mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza, akagari ka Remera, umudugudu wa Bigabiro. Mu mutima wa Afrika harimo zahabu yavumbuwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Intore zirusha intambwe, nyiri ntambuko yaba murabanzi b'u Rwanda, ibyishimo by'urubyiruko, ijwi ryuje ibisubizo, rudasumbwa, indashyikirwa, intore iganje His Excellence Paul Kagame. His Excellence Paul Kagame yavumbuyemo zahabu y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda harimo umurenge wa Boneza, ukaba igisobanuro cyiza cy'ubuyobozi bwiza binyuze mu iterambere ryawo. Rutsiro ni akarere gafite burya umwihariko, abantu benshi ntabwo bahaza, ariko Rutsiro ni akarere keza. Abazi Boneza, ibyo ngiye kubabwira kuri Boneza biratuma musubiza amaso inyuma kandi muteganye ibizaza. Abayumvishe bwa mbere namwe muraza gutungurwa n'ububasha buhece ubushobozi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame, igisobanuro cy'ubuyobozi bw'iza. His Excellence Paul Kagame yagiriwe umugisha wo kugira abayobozi bumva kimwe icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu bo mu murenge wa Boneza, bayobowe na nyakubahwa Munyamahoro Muhizi Patrick, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza. Nako nababwiye ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari papa urwa Gasabo, naho Munyamahoro Muhizi Patrick ni inshuti y'urubyiruko, abazaruba, abamaze kuruba, cyangwa se uzamwite bikore nk'uko mbikoze. Mbere yuko twibukiranya tunateganya kuri Boneza kandi ukanamenya ko uri kumwe na gentleman Emmanuel Umva nk'ibisanzwe, n'umugaragu w'inyandiko mugezwaho ikaze. Umurenge wa Boneza ni umwe mu mirenge 13 igize akarere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni umwe mu mirenge ifite imisozi myiza, ubutaka burumbuka, ndetse n'ikirere cyiza gikwiriye ubuhinzi bw'ikawa, ibishyimbo n'urutoki ndetse n'ibindi byinshi. Mu myaka ya mbere ya 2000 abaturage benshi bakoraga ubuhinzi bugamije gutunga imiryango yabo gusa ubu byarahindutse. Umuhinzi wo muri Boneza ntabwo ahinga agamije gutunga umuryango we gusa, oya, ahubwo ahinga agamije kugaburira isoko rusange, isoko ryagutse. Muri iki gihe abahinzi bo muri Boneza bakoreshaga uburyo gakondo bwo guhinga, umusaruro ukaba muke. Imihanda yari mibi ku buryo igihe cy'imvura kugeza umusaruro ku isoko byabaga bigoranye, cyangwa kugera ku kigo nderabuzima byabasabaga amasaha menshi yo kugenda n'amaguru. Nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, igihugu cyose cyari mu rugendo rwo kwiyubaka. Boneza yagiye igaragaramo impinduka zishingiye ku miborere myiza, gahunda za leta zo guteza imbere abaturage n'uruhare rwabo mu bikorwa by'iterambere. Ese Boneza yari imeze ite mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000? Iyo umuntu yasuraga Boneza mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000 yabonaga abaturage bakora ubuhinzi kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko n'ubundi umusaruro ukaba muke. Amashanyarazi ntabwo yari ahari, nijoro hakoreshwaga amatara ya petrol cyangwa se inkwi. Amazi meza muri Boneza yabonekaga kure, cyane cyane ku babyeyi n'abana bafataga urugendo rutoroshye bagiye kuvoma ayo mazi. Uburezi bwo bwari bufite imbogamizi, hari amashuri make, ibikoresho by'uburezi bidahagije, kandi abana benshi ntabwo bashoboraga gukomeza amashuri yisumbuye kubera intera ndende ndetse n'ubushobozi bw'imiryango. Gusa nyuma y'imyaka 26 ishize kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, impinduka zaragaragaye. Mu rugendo rw'iterambere Boneza yagiye ihinduka buhoro buhoro. Ahantu hahoze hari inzira z'ibirenge hubatswe imihanda ya kaburimbo. Kugeza ubwo muri uyu murenge wa Boneza mu tugari tune twose tugize uyu murenge nta kagari na kamwe katanyurwamo na kaburimbo, traffic road. Si ibyo gusa, ibyahoze ari inzozi zo kubona amashanyarazi mu ngo zabo byabaye impamo ku miryango myinshi, bituma ibikorwa by'ubucuruzi n'ubukorikori byiyongera. Mu burezi hubatswe amashuri menshi mashya no gushyira mu bikorwa gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 byatumye abana benshi babona amahirwe yo kwiga. Uyu munsi muri Boneza kubona umunyeshuri urangije amashuri yisumbuye cyangwa akajya muri kaminuza ni ibintu bisanzwe kurusha uko byari bimeze mbere y'imyaka 26. No mu rwego rw'ubuzima habayeho impinduka zigaragara. Ibigo nderabuzima byarubatswe byegerezwa abaturage. Gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé yashishikarijwe abaturage benshi, maze babona ubuvuzi byoroshye, kandi ubukangurambaga ku isuku n'isukura bwakomeje gukorwa neza. Kugeza ubu Boneza ni umurenge uhagaze neza ku bijyanye n'isuku. Umuvuduko w'iterambere ry'umurenge wa Boneza nukomeza gutya ntagire ikiwukoma mu nkokora, uyu murenge uzaba arateye imbere ku buryo bugaragarira buri wese, azaba ari paradizo y'u Rwanda. Muri 2050 birashoboka ko abana benshi bazaba bigira mu mashuri akoresha ikoranabuhanga rigezweho, isi z'ubuvuzi zigakorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, kandi ibikorwa byinshi by'ubukungu bikagendera ku bumenyi no guhanga udushya. Muri 2050 Boneza izaba yarabaye igicumbi cy'ubukerarugendo nk'inkingi y'iterambere. Kimwe mu bintu bishya bigaragaza impinduka muri Boneza ni iterambere ry'ubukerarugendo bushingiye ku kiyaga cya Kivu. Mu myaka ya vuba hubatswe amahoteli mashya, hakorwa imihanda yorohereza ba mukerarugendo kugera ku kiyaga. Ibi byatumye haboneka imirimo mishya ku bubatsi, kwakira abashyitsi, ubwikorezi n'ubucuruzi. Raporo ziheruka zigaragaza ko amahoteli menshi akomeje kubakwa
bikaba byitezwe kongera amahirwe y'akazi n'ubukungu bw'akarere. Hashingiwe kuri Vision 2050 biteganyijwe ko Boneza izaba yarageze ku rwego rwo hagati mu bukungu. Biteganyijwe ko abaturage bazaba bafite amashanyarazi n'amazi hafi ya bose, ubuhinzi buzaba bukoresha ikoranabuhanga rigezweho, urubyiruko ruzaba rufite ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo, ubukerarugendo ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu bushobora kuzaba bimwe mu nkingi z'ubukungu bw'uyu murenge. Ibi ni iteganyabizaza rishingiye ku cyerekezo cya Vision 2050. Niba tujyanye kuri umunota w'icyegeranyo, wajya hasi muri komenti ukambwira ibitangaje wigeze umenya kuri Boneza hashize, kandi ukibuka guha like iyi video. Niba hari inshuti uzi zikunda Boneza wazisangiza iyi video. Njye ndi Gentleman Emmanuel mva nk'ibisanzwe, ni umugaragu w'inyandiko mugezwaho. Kora subscribe kuri umurongo mugari w'ibyegeranyo, maze nawe winjire mu muryango mugari w'abarenga 1000 badukurikira kuri urukuta rwacu rwa YouTube. Ibihe byiza.